Muraho neza abakunzi b'Isezerano 23 TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twabateguriye uburyo ushobora guhashya udukoko tumwe na tumwe dushobora kuba twaguteza indwara, ariko tukaba tubana natwo mu nzu. Hari igihe ujya kureba ukabona mu nzu watewe n'ibitagangurirwa, marijose, ibinyenzi ndetse n'imibu. Ushobora gusanga tumwe muri utwo dukoko dushobora kuba twagutera indwara, kandi rimwe na rimwe wowe mu buzima bwawe ubona ntacyo butwaye. Uyu munsi twaguteguriye uburyo ushobora kubyirinda n'ingamba ushobora gufata mu gihe ushobora kuba wabonye twaguteye mu nzu, kugira ngo uduhashye tutazakugiraho ingaruka mu gihe runaka. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, kandi nawe utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ujye ubashe kuba wakurikirana bimwe mu biganiro byacu. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ikintu waba ushaka ko tukubwira, ucyandike muri comment, tuzagiheraho ubutaha. Mu kiganiro kizakurikira iki ngiki tuzajya dusobanura na bimwe mu byo abakunzi bacu bagiye batubaza. Mu nzu dukunda gusangamo udukoko ari two imibu, isazi zo mu nzu, ibitagangurirwa, inzuki, ibimonyo, ibinyenzi ndetse n'igihori, marijose ndetse n'ibindi. Agakoko ka mbere kaboneka mu nzu ni agakoko kitwa umubu, cyangwa se imibu iyo ari myinshi. Imibu ni udukoko cyangwa isazi zibaho kandi zigatera amagi hejuru y'amazi. Ntibishobora kubana n'amafi, isazi y'ikiyoka n'ibindi, ahubwo bikunda kuba mu bishanga n'ibidendezi. Biba kandi mu byatsi birebire nk'indabo, amapine ashaje cyangwa inyubako zatawe, cyangwa inyubako zitakibamo abantu. Bifite amababa abiri, bifite amaguru maremare. Icyakora ubunini bwabyo buratandukanye biterwa n'ubwoko bwabyo. Bimwe rwose ni bito, n'ibindi ni binini. Ni binini ho gato. Mu busanzwe imibu ifite santimetero 0.125, bipima hafi 0.00088 gram. Bifite ubuzima bw'ibyumweru 2 kugeza ku mezi 6. Ku rugero runaka harashoboka. Hariho amoko menshi y'imibu, kandi amwe atera abantu indwara. Umubu ugaburira amaraso y'inyamabere, harimo n'amaraso y'abantu, kuko aha niho ikura ibituma itera amagi. Mu gihe cyo kugaburira amaraso yanduza indwara nka malariya, zika. Umubu wanduza izo ndwara zose ukoresheje amacandwe yawo, bigatera uburibwe ku ruhu no gutukura.
Nyamara ntabwo imibu yose iruma cyangwa ngo igabure amaraso yawe. Imibu y'ingabo ntacyo itwaye, ariko imibu y'ingore niyo iteza akaga. Ntukihutire rero kwica imibu y'ingabo kuko ntacyo itwaye. Ntabwo bigoye kubona itandukaniro riri hagati yayo. Iy'abagabo ni mito cyane kandi igira urusaku rukeya. Umubu ushobora guhumurirwa ubushyuhe bw'umubiri kuva kuri kilometero, ndetse n'umwuka turekuye iyo duhumeka. Inzira nziza yo kwikuramo imibu ni ugucana buji, gukoresha imiti yabugenewe yica imibu, ibyatsi birimo impumuro iyirukana, no gukuraho ibidendezi by'amazi yose akiri mu rugo. Ugakora isuku ihagije, ugaca ibyatsi bidafite akamaro. Akandi gakoko gakunda kuza mu nzu ni isazi. Hariho abantu benshi bakunze kutubwira muzatuganirize ku isazi, ibitera isazi mu nzu. Hariho ubwoko bwinshi bw'isazi, ariko mu Rwanda ikunze kugaragara n'isazi ariko mu Rwanda igikunze kugaragara ni isazi yo mu rugo. Gusa habaho n'isazi zo mu kibara, isazi zo muri wese n'ahandi henshi hatandukanye, ariko mu Rwanda hakunze kugaragara isazi zo mu rugo. Isazi zirabangama cyane, bigatuma abantu bose bazinuba, cyane cyane iyo ziri mu matsinda. Si ibyo gusa kandi, ikibi ni uko zikunda kuba hafi y'abantu kandi zitera indwara. Niyo mpamvu zifatwa nk'udukoko. Zororoka mu bintu byangirika, umwanda, ibiryo bibura cyangwa byanduye. Isazi zikwirakwiza indwara nk'igituntu, kolera, tifoyide, bitewe n'uko zanduza amazi n'ibiryo. Isazi zisanzwe zifite imvi cyangwa umusatsi w'umukara. Zifite umusatsi muto ukikije umubiri wazo. Zikoresha mu guhumurirwa. Zifite amababa abiri n'amaso atukura aziha ubushobozi bwo kureba. Zifite ubuzima bumara ibyumweru 2 ndetse n'ibyumweru 4. Kugira ngo wirinde isazi, ugomba guhora usukura ibintu kandi ukareba ko nta mwanda cyangwa ikindi cyatuma zororoka kiri hafi aho. Ni ngombwa gukuraho isazi ukimara kuzibona kuko zororoka vuba kandi ari nyinshi. Isazi zikururwa n'ubushyuhe mu minsi ikonje, cyangwa zigakururwa n'ubukonje mu minsi y'ubushyuhe. Ubundi buryo bwo gukuraho isazi ni ugukoresha ibyatsi, umuti wica udukoko, vinegere ya pome n'ibindi. Ariko muri ibi byo gutera imiti yica udukoko, biba byiza iyo ushatse amasosiyete atera imiti, kuko aribo baba bafite ubuhanga n'inararibonye bwo kuba baguterera umuti bigashiraho burundu.
Icya gatatu ni igitagangurirwa. Ni kenshi dukunda kubona ibitagangurirwa mu nzu, tukibaza se ibi bitagangurirwa biterwa n'iki? Ese ko mbibona mu nzu yanjye, bamwe tubitindaho abandi situbitindeho. Mbibutsa ko niba hari igitekerezo ufite cyangwa ikibazo wacyandika muri komenti, tukazagusobanurira ubutaha. Mu kiganiro cy'ubutaha tugasubiza ikibazo ushobora kuba watubajije. Nutatubaza tuzakomeza dukora ibindi. Kandi niba warakoze subscribe, kora subscribe. Niba utarayikoze, niba kandi warayikoze, uri uw'agaciro. Ibitagangurirwa bifite amoko agera ku bihumbi 45. Bishobora gutura no kuba ahantu hose ku isi, harimo ubutayu, amashyamba y'imvura ndetse no munsi y'amazi, ku bwoko bumwe na bumwe. Icyakora Atlantika niwo mugabane wonyine bidashobora kubaho kuko hakonje cyane. Ibitagangurirwa bikunze kuba uburozi kandi ni bibi cyane, ni ukubyitondera. Ibitagangurirwa byo mu nzu nibyo bikunze kugaragara, ntacyo bitwaye, ariko bishobora kurumana iyo byumva bibangamiwe kandi bidashobora kubona uko bihunga. Bigenda vuba cyane ariko ntibifite amababa, ku buryo bitashobora kuguruka. Birihisha kandi bikaguma mu nzu, ntibigera hanze. Ni umukara cyangwa byerurutse, bigira amaguru 8. Ibitagangurirwa byo mu nzu bishobora kubangama kuko bifite imbuga hirya no hino kugira ngo zibifashe kuzenguruka. Igitagangurirwa cyo mu nzu ntabwo ari kibi. Rimwe na rimwe kubigira hafi ntabwo ari bibi, kuko bifasha kwica udukoko nk'ibinyenzi, isazi, ibimonyo n'ibindi. Niba utabishaka mu nzu, ibitagangurirwa ukabibona mu nzu ukabona bikubangamiye, cyangwa ukaba warebye ibingibi twagusomeye haruguru ukumva ntubishaka, ushobora gukuraho ibitagangurirwa mu gusukura aho ibiryo byamenetse n'ibindi. Ibitagangurirwa ntibikunda vinegere, bityo rero utere amadirishya, inzugi, inguni zijimye ukoresheje uruvange rwa vinegere ndetse n'amazi. Inzuki, tugeze ku inzuki. Abantu bamaze ibinyejana byinshi bakora inzuki kuva mu Bugereki na Misiri. Inzuki ziguruka udukoko, zitanga ubuki kandi zifite amoko arenga 16,000. Inzuki zifite umubiri muto, zifite ubwoya, amaguru 6, amaso manini, amahembe, igihimba, urubori n'inda. Zifite igihe cyo kumara ibyumweru 5 n'ibyumweru 6. Inzuki zikunda gutura mu turere dushyuha, hafi y'indabyo, imirima, ubusitani n'ibindi. Inzuki ziruma abantu n'inyamaswa zikoresheje urubori. Iyo inzuki zimaze kuruma umuntu, zimaze kumushyiramo urubori, zirapfa. Urubori rufatanye n'inda yarwo. Birashoboka ko wibaza impamvu rukuruma. Noneho
inzuki zirumana iyo zumva umuntu azibangamiye. Inzuki zirumana iyo zumva umuntu azibangamiye. Iyo uziretse zirakureka, ntizakugirira nabi. Kandi zikunda kukuruma iyo ushaka gufata ubuki bwazo. Iyo uruyuki rumaze kuruma umuntu ruramubabaza cyane, kuko yitabaza ubuvuzi iyo umaze kugushyiramo urubori. Uko ushobora kwirukana inzuki zaramutse zaje n'iwawe cyangwa ziri ahantu zakubangamiye, ukazirukana. Ukoresha isabuni n'amazi bivanze, ukagenda utera, cyangwa imvange ya vinegere ndetse n'amazi. Ariko si byiza cyane kwica inzuki, kuko inzuki zituma tubona ubuki bwo kurya. Niyo mpamvu tugomba kubungabunga ubuzima bwazo. Tugeze ku bimonyo. Ibimonyo nabwo ni udukoko dukunda kuza mu nzu. Ibimonyo bifite amoko agera ku bihumbi 12. Hari ibimonyo bisa umutuku, hari ibisa umukara. Bikagira igihimba, amahembe, amaguru 6, afite ingingo 3, areshya nka santimetero 1. Bituye ahantu hose ku isi. Bishobora gutura munsi, mu bimera, mu biti n'ibindi. Dore impamvu ibimonyo bikururwa no kwinjira no gutura mu nzu yawe. Bihora bihiga amazi n'ibiryo. Niyo mpamvu igikoni cyawe kibikurura cyane. Kugira ngo ukureho ibimonyo, ukoresha uruvange rwa vinegere n'amazi. Ugakoresha amazi n'isabuni yoza amasahani, umunyu, indimu. Ibimonyo ntibishobora kwihanganira kimwe muri ibi. Bituma nabwo iyo ufite kimwe mwa biriya bintu tuvuze, ari byo amazi, isabuni yoza amasahani, umunyu, indimu, bituma ibimonyo bitakwegera aho ngaho, cyangwa byaba byabaye byinshi ukareba aho bituruka, ukamenamo umuti bita spermetrine. Kandi ukirinda kujya umena isukari hasi, kuko nayo iri mu bintu biyikurura. Tugeze ku binyenzi. Hamwe n'ubukoko burenga 3500 butandukanye, bike gusa nibyo byamenyekanye gutura mu rugo, mu ngo z'abantu ndetse no mu nyubako zegereye abantu. Biteye ubwoba cyane ibinyenzi, kandi abantu barabyanga kubera impumuro yabyo mbi ndetse n'ingeso mbi. Ikinyenzi gifite uburebure bwa santimetero 2, gifite amaguru 6, amahembe 2, kandi cyamenyereye gutura mu bihe byose, haba mu bukonje cyangwa ubushyuhe. Niyo mpamvu kuba watewe n'ibinyenzi ukamenamo amazi ashyushye nta kintu uba ukoze. Niyo mpamvu abantu bamwe bakunze kutubwira ngo ese ko twatewe n'ibinyenzi tukaba tumenamo amazi ashyushye ntihagire icyo bitanga. Ndakubwiza ukuri, nta kintu byatanga. Wowe utarakoze subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe. Kandi wandike muri komenti icyo ushaka tukugezaho, tuzakikugezaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.
Ibinyenzi bimwe bifite amababa, ibinini mu bihe bishyuha kandi bitoya mu bukonje, birirabura cyangwa bikaba ikigina kandi bigenda vuba cyane. Bikururwa n'imyanda. Ibinyenzi mu nzu bikunda gukururwa n'imyanda, ibyombo byanduye udakorera amasuku, ibisigazwa by'ibiryo byo kurya. Ikinyenzi cyinjira mu nzu gikoresheje umwobo. Rero irinde imyanda kandi itwikire ibyobo byose bishobora kunyuramo. Koresha amasabune yakozwe mu byatsi n'imiti yabugenewe maze urebe ko bigaruka. Ahangaha naho watewe n'ibinyenzi wagana amakampani amwe n'amwe atera imiti abifitiye uburenganzira bakagufasha. Igihori. Tugeze ku gakoko bita igihori. Ku isi hose hari amoko arenga 11,000 by'ibihori, usibye muri Atlantika. Bihitamo gutura ahantu hari ibyatsi. Bishobora kubaho imyaka myinshi mu gihe cyose. Ibihori bifite uburebure bwa santimetero 2, amababa 2, afite amaguru 6 ahuriweho n'amaguru manini y'inyuma abiha imbaraga zo gusimbuka. N'ikigina, icyatsi, bimwe na bimwe birirabura, ntabwo biryana, biruma gusa iyo byumva biri mu bibazo cyangwa akaga. Ibihori ntabwo byanduza abantu indwara, icyakora bikwirakwiza bagiteri ku bimera no ku bihingwa. Bigaburira ibyatsi n'imboga. Abantu barya ibihori bigaragara ko bafite poroteyine kandi bavuga ko biryoha cyane. Bishobora kuribwa ariko ni ukubanza kubiteka kugira ngo ukuremo bagiteri zose. Niba ubonye igihori ahantu hose ntukakice kuko ntacyo cyangiza, nta nubwo cyakwanduza indwara. Mbese igihori muri make niyo mpamvu uzabona abantu barya isenene, mbese nta ndwara bitera. Ni gute wakwirinda kurumwa n'udukoko, cyane cyane utwo dukoko dukunda kuboneka mu nzu? Hariho uburyo butandukanye dushobora kwirinda kurumwa n'udukoko. Bumwe muri bwo harimo inzitiramibu, imyenda y'amabara yoroheje, kwambara inkweto igihe cyose, ntukoreshe amasabune ahumura cyane cyangwa se parufe, gupfuka ibiryo n'ibinyobwa, koresha imiti yica udukoko, sukura urugo rwawe kandi usukure neza. Niyo mpamvu bakunze kuvuga ya mvugo ngo isuku ni isoko y'ubuzima. Urabona ko utu dukoko hafi ya twose dukururwa n'umwanda. Niyo mpamvu twagakwiye kugira isuku ku mibiri yacu. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho imwe mu miti ushobora kuba wakoresha n'uburyo ushobora kubikoramo ukaba wahashya udukoko dushobora kuba twagutera mu nda, kandi tuzakugezaho n'udukoko dushobora kuza mu nzu yawe tukakuzanira imigisha.
murakoze cyane, urakoze kuba wadukurikiye wowe.